ubwo no kwanga muri match 8 u Rwanda rumaze gutsindamo match imwe banganyemo match ebyiri izinde 5 Benin irazidutsinda. Hanyuma ubwo iyo yari imibare ikumvisha ko akenshi ujya kureba equipe muhura uguma no kubanza kureba mu mateka se ni equipe uba uzatsinda byoroshye cyangwa se uzashobora munagomba kubanza kwibutsaho gatoya kuri match yari yabaye tariki ya 11 ubwo ikipe y'u Rwanda yatsinwaga ibitego 3 kuri kimwe. Niba urumuna akabanza akakwibutsa kubirebana n'imibare nubwo twatsinzwe ibitego 3 ku busa ariko kuntu byitwa ball possession cyangwa se kugumana umupira ikipe y'u Rwanda niyo yari ifite ball possession iri hejuru ko ifite 36 ikipe ya Benin ifite 34 by'umwihariko mu gice cya mbere bwo ball possession y'u Rwanda iri kuri 71 ya Benin iri kuri 29. Ubwo iyo ni imwe mu bari umuntu yakubwira. Hanyuma ugiye kureba ikipe ya Benin kuri match yabereye muri Cote d'Ivoire yari yateye amashoti 13 u Rwanda rwateye amashoti 7. Hanyuma umuzamu w'u Rwanda navuga ko warakoze save nyinshi yakoze 3 wa Benin yakoze save imwe. Hanyuma ugiye kureba mu buryo bwo gukora amapasi cyangwa se guhanahana umupira kipe y'u Rwanda yari yakoze passe 458 kipe ya Benin ikora passe 229. Ubwo navuga ko iyo ni imwe mu mibare. Hanyuma ugiye kureba y'amashoti navuga ko yaterewe ibyitwa shot on target kipe ya Benin yateye shot on target 6 u Rwanda rutera imwe yonyine gusa nubwo twateye amashoti 7 ariko imwe yonyine niyo navuga ko yagiye mwizamu. Hanyuma wareba muri bwa buryo bwo gukina ukurikije uko ikibuga kiba kibaje kwa ko ibice bitatu nuvuga ngo igice cyo kwizamu ry'u Rwanda igice cyo hagati igice cyo kwizamu rya Benin navuga ko hagati no hakiniwe igice kinini kwa ko hakiniwe igice kira kuri 41 kwijana. Hanyuma mu gice cy'u Rwanda bahakiniye igice 38 kwijana. Hanyuma mu gice cya Benin u Rwanda rwo ruhakinira inshuro 23 kwijana. So bwo nashaka kwerekana ishusho y'uno mukino muri sanyo ubona ko umukino wakiniwe hagati kenshi kuruta uko wagiye ukinirwa hafi ni imbuga zitandukanye kuko ku Rwanda rwo Benin yakina 25 kwijana u Rwanda rukinira ku rubuga rw'izamu rya Benin ishuro 22 kwijana. Ubwo ibyo nashaka kubanza kwerekana muri rusange ishusho y'umukino ubanza uko byari byagenze. Hanyuma ikintu u Rwanda rwaze nubwo tuvuga ko u Rwanda rwagize possession nini ariko possession nini twayigize dukinira mu kibuga navuga ko mu ahantu hadateza threat cyangwa se hadateza mu kibuga cyacu nyine nuvuga ngo turakina mu kibuga cyacu ndetse no mu kibuga hagati muri cya gice cy'uruziga ariko ahantu hatateza ibibazo duhanganye icyitwa final third cyangwa se kwinjira mu buri gice cy'ato kibuga hafi n'ubwo rw'amenero rw'ikipe ya Benin byari ikibazo nuvuga ngo possession twaragize ibyo bivuze ikirevuga ngo umutoza Grenot Lol yarayibonye yaba yarabanje kwiga ikipe ya y'u Rwanda avuga ngo ikipe y'u Rwanda icyo nyihanda yihereza ubwo bw'inyagamburo bwo kuza gukina umupira ariko icyo nyima nukuza kwinjira mu hafi rw'amahina cyangwa se hafi n'izamu ryanjye. Ubwo ndivuga umutoza Grenot Lol icyo yakoze ni iki avuga ngo u Rwanda uburyo bwa bwinshi bwo kubona ibitego kuko n'igitego na Misha yigeze gutsinda Benin baro yavuye hagati sahabu yatanze kitwa true pass ica hagati witwa Gilbert ahura nayo aturutse kwa rw'ibumoso avuga ngo ikintu cya mbere ngomba kuza gukupa ni connection y'abakinnyi bari hagati ndetse n'abakinnyi bo mu mpande kuko uburyo bwose bw'amavubi buboneka bw'ibitego imipira bavuye mu mpande. Icyo yakoze yarabanje yima witwa Gilbert kuza gukina afata witwa George aravuga ati uno mukinnyi ni umukinnyi ugira ikintu cyitwa tekon gufata umupira akaba yacenga akinjira ni umukinnyi ushobora kuba wateza amakosa akaboneka imipira y'imiterekano either ama free kick cyangwa se abantu bakamukora imipira ikajya muri corner. Avuga ati ngomba kuza rero kubanza cyambere gufata witwa George n'uwitwa Gilbert nkirinda ko imipira iza kuza kubageraho kwirinda kwibageraho rero niki uvuga ngo yafashe Mediane yari yari irimo Muhire Keve yari irimo Kapiteni Jihad ndetse ni yarimo Bonner avuga ngo ngomba gutuma ino Mediane taza kubona chemistry uvuga iki uvuga ngo sinza kwemera ko baza kunkorana yama ateri cyangwa se kwa guhanahana hagati yabo uko ari batatu ngo bakore izo pass eshatu uko iyo bazikoze nuvuga ngo bagomba ko ari abakinnyi babiri basohoka bukurane rwa Benin baje gucezinga baje gushaka iyo baro iyo basohotse bituma noneho hahandi bakabaye bakora amakuvertire mu mpande
aho Gilbert ari buze kuza kwirukira yirukanka umukino ukina kuri kabiri ubwo nuvuga umwe mu bakina hagati agomba kuza kumuha hafi kugira ngo yirinde ko niba agiye kumucengera ibumoso amuha uruhande rw'iburyo ku buryo wa mukinnyi wo hagati aza agafunga noneho uwo Gilbert akaba aranyura avuga ati kwirinda ko abo bakinnyi bo hagati y'ikipe y'u Rwanda bakora pass eshatu nibyo biri butume baba winga imipira itaza kubageraho ninabageraho ibageraho ari ya mipira mu kirere ibyo bita air ball ku buryo nayo kukotoroza kuba wamugora icyo Grant Yoro yabanje gukora kwica hagati ikipe y'u Rwanda kuhabuze kugira iyo chemistry kuza kubonana biza gutuma ikipe y'u Rwanda kubaka ko arabanye ko nubwo tuvuga ngo twagize pass twarazikoraga ariko inyinshi zigaruka iwacu ariko nuvuga ngo mu buryo muri offensive mu buryo bwo kwataka ntabwo tuyeze dukora pass eshatu zubaka zituma tuza kubona ya myanya George ari bukiniremo na Gilbert ari buze kuza kwirukanyiramo so nuvuga ngo icyo nicyo Grant Yoro yabanje gukora kwica iyo mediane so ubwo ugene kuri iyo mikino kuri uwo mukino rero nkuko bavugaga kugira ngo turebe niba no musubiza gushoboka abo bakinnyi yaba Jihad yaba Mwirekeve yaba ndetse n'uwitwa Bonheur bose n'abakinnyi bafite ubushobozi bwo gukina umupira ku kirenge ikiza kuba rero nuvuga ngo nukuza gukina gukoresha iyo mediane abo bakinnyi batatu ariko mu buryo buri wide nuvuga ngo niba ubushize bwarashaka gukina mwegeranye hanyuma mwe mediane ya Bene ikaza kubafunga ubishoboka bite nuvuga ngo icyo bakora nuvuga ngo kwa kundi Bonheur afite umupira Jihad agasabira iburyo asa n'uwaguye na witwa Keve agasabira ibumoso nawe asa n'uwaguye hanyuma babakinnyi bitwa ko bakina mu mpande none bo bakora iki bagabanya ikibuga bakinjiramo hagati iyo binjiye hagati uvuga ngo tuba dufite cyacu navuga ngo batatu bo hagati ndetse na babiri bari imbere tuba tugize abakinnyi batanu bose bishoboka ko niba Bonheur yatanze baro kwa Jihad uwitwa George yagabanyije ikibuga yavuye ku ruhande akagaruka hagati uwo Jihad ashobora kuba yamuha umupira George Eda yawumusubiza agakina rimwe George yakora demi tour yahindukira akahita areba noneho wa mukinnyi twa Gilbert nawe agarutse hagati ubwo Mwirekeve nawe aba yamaze kujya handi uwitwa Gilbert avuye ubwo tugenda tuzamuka mu masekiteri tuvuye hagati tujya imbere tukagira icyitwa sirinombure muri mediane apana kuvuga ngo twese turi gushaka gusohoka kuko ubona ko Mwirekeve hari ukuntu we iyango kina hagati agasabira ku ruhande yasabira ku ruhande Gilbert nawe ugasanga yasabye none twebwe hagati wamuhora uri hagati ukakira icyitwa hagati wamura uri hagati ugasanga uri empty cyangwa se nta kintu kirimo kubera ko twagize abakinnyi bacu bo hagati bono bajye ku mpande nabo ku mpande bavuga bajye ngo bagaruka cyane kandi kantu gato y'amasegonda make yaruvuyanga kuri uyu mukino muri kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo kapiteni Steve Michel Munier kapiteni ikipe y'igihugu ya Benin yavuze yuko yari abizi neza ko Amavubi abakinnyi b'u Rwanda abadefanseri benshi bahawe gahunda yo kumufata yo kumukorera markaje aravuga ati ibi ni ibintu byiza cyane narabibonye atariko kumfata gutya ngewe ntacyo bintwaye kuko bituma bagenzi banjye baba free binyagambura nabo bakaba batsinda kandi koko muri amwe mu mabwiriza umutoza Coach Frank w'Amavubi yari yahaye abakinnyi yarababwiye ngo ikintu mugomba kwirinda imbere ya Benin mwirinde corner mugerageze mu minimize mugabanye ikintu cyitwa corner by'umwihariko n'imipira y'imiterekano kuko Benin ku kintu cyitwa imitwe n'abasore barebare uyu muntu yafite 191 ati icyo kintu mu kigabanye sinyishaka kuko uko ubona corner nyinshi uko ubona imipira myinshi y'imiterekano baraza kudutsinda ko baza gutsindisha imitwe nkibaza rero icyo cyaro nabana muri zimwe mu mpinduka ziza kuba uyu munsi mwabyumvishije ko yavuze ko manzi we ntaho hari ubwo muri axe ubwo nyine harimo icyo cyuho cya manzi nuvuga ngo nigena Clement araza araza nabwo kandi turebera hamwe n'umwe baba Clement na Ange probably lineup twapangira anga problem sawa warukomeje kuri team news y'abakinnyi bashaka kuba bahaye n'abadahaye ni manzi we yamaze kubikonfirma ko ataza kuboneka kuko yavuze ngo uko twe twamubonye twatigeza ko ari bikurushaho ati yego si bibi cyane ariko none ntabwo twafata risk zo kumukinisha iminota 90 ariko kumutangiza yambaye ni brace yambaye ni brace ariko kumitoza ku munsi w'ejo namubonye yambaye ntabwo yakoranye n'abandi ntabwo byaba hari yakina ubwo ahubwo icyo bibaza gerageza ari Kinyarwanda ni brace ubwo no kuvuga ngo agafasha ivi mu gifaransa bakita junior no kuvuga ngo ni ka kantu bashyira mu ivi gasa nkaho kariha umutekano kugira ngo kari mobilize kari fata kugira ngo rigume hamwe
ntiryinyeganyigize nyine hari uburyo utera intambwe ukatutoneka ubwo abantu barabyumva ko ariko yambaye ntabwo aza kugaragara hanyuma banibazaga kuri Kwizera George nawe ravuye mu kibuga simbuye kubera ko bisa naho yari yababaye we yavuze ko ahari ameze neza cyane asa no kumutangira ubwo sibye manzi nawe mukinnyi w'Amavubi ufite ikibazo nta ufite ikibazo ariko ndashaka kugaruka ku ijambo rino umutoza yavuze ku munsi w'ejo ku bakinnyi bashobora gukina yego yaravuze ngo bamubaje kuri Imanishimwe Emmanuel Mangwende baramubaza se kutamukinisha nuko wenda byari buryo buri tactique cyangwa se n'indi mibare washaka gutekereza wenda abantu bibazaga ko impamvu Claude yakinishijwe ari uko yari afite forme zimeze neza kurushiza Imanishimwe Emmanuel ariko bitandukanye by'umutoza yavuze ahubwo umutoza nkurikije ibyo yavuze ni nk'igihano yari amuhaye kuko yaravuze ngo ubwa mbere tumuhamagara bajya gukina n'ikipe y'igihugu Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu ya Libya yatanze impamvu gusa no tutumvikana ngo ntabwo bazumvisha impamvu yatanze ko batitabira ubutumwa bw'ikipe y'igihugu ngo none ngo ngute ngo niyeranje nkafata umukinnyi nkafata risk nkamushyiramo ku makipe akomeye nka Nigeria ndetse na Libya akitwara neza ngo ndi noneho ngakaza ngo hello I'm back again nuko ngo yamusubiragamo ndashaka kumenyesha ko ngo asa naho yagarutse ngo uhite umukinisha bivuze ngo Emmanuel Mangwende kudakinishwa si uko wenda Claude afite forme umutoza yashimye ahubwo bisa naho ari uguhana Mangwende bivuze ngo ubushize sinakubonye nanjye uyu munsi wagarutse sindahita mushyiramo ako kanya bivuze ngo rero n'uyu munsi ashaka kutamushyiramo kuko asa nawe murakari ibintu Mangwende yarabivuze ngo hello I'm back umutoza kunyamusubiyemo ngo niko ariko bashaka urumva bashobora kuza kubanza yavuze ngo ni umukino mushya yavuze ngo uyu ni umukino mushya kuri Mangwende na Claude